kuri miliyoni 150 iyi nzu yaba iyawe. Kicukiro Kabeza urenze ku isoko. Ibyumba 4, toilette 3 ndetse inzu iri kuri kaburimbo, parking iri imodoka 2. Reka mbereke iyi nzu yacu, iyi nzu nziza murayikunda ndabyizeye. Reka dukomeze. Inzu yacu iri kuri kaburimbo nk'uko muri kugenda bibona, inzu iri class, ni inzu nziza pe, ndayibakundishije. Iyi nzu ni nziza, miliyoni 150 ndetse harimo n'ibiganiro. Reka twinjirane tubereke uburyo imeze. Urabona ko ifite portail yandi is sliding ndetse n'aka ka gate gatoya ngira ngo kugenda mubibona. Tuvuye hano rero tuje none muri parking. Parking nabwiye ko ari imodoka 2, urabona ko zinaparitsemo. Ibintu tubabwira abari ukuri, ushobora no gushyiramo 3 bitewe n'ukuntu wazishyizemo, ariko 2 zisanzuye zo zijyamo. Reka none dukomeze tubereke uburyo ifite n'akajaride gatoya. Twaje durya, urabona ko ifite akajaride ngira ngo kugira mubibona. Cameraman nagenda anyegera abereke uburyo ifite akajaride gatoya ariko kabasha gutuma ubasha guhumeka. Reka none twinjire mu nzu. Hanyuma twaza mu nzu rero ugatura n'uyu muryango, uru rugi rwiza cyane, urabona ko ari urugi rwa muvura, urugi rubasha gutuma inzu yawe ibasha kugira ubwiza buhambaye. Twakwinjira mu nzu rero ugatura n'iyi TV stand. Wanyerekere iyi TV stand ukuntu ari nziza cyane. Plafond nabwiye ko ifite plafond ya gypsum ndetse n'amatara meza nk'uko mukwirinda mubibona. Iyi nzu ni nziza kuri miliyoni 150, ubundi ntabwo bikibaho. Iri kuri kaburimbo Kicukiro Kabeza urenze ku isoko gatoya. Twaza hano tuza muri salama. Urabona ko ifite salama nziza cyane, ikagira ndetse n'ukarabiro bwiza ngira ngo mukugenda mubibona ko ari ibintu byiza cyane. Tukaza noneho mu gikoni, urabona ko ifite igikoni nacyo gifite utubati twiza, utubati twisanzuye, urabona ko ari ibintu byiza cyane. Hanyuma iki gikoni gifite umuryango usohoka hanze ngira ngo mugenda mubireba uburyo bimeze. Ifite urugi rusohokera hanze utarinze kujya guca hirya. Reka no dukomezanye mu byumba tubereke uburyo bimeze. Twinjira no mu cyumba cya mbere. Nabwiye ko inzu yacu igizwe n'ibyumba 4, toilette 3. Nuvuga ngo iki cyumba ni cya kindi twita icy'abashyitsi. Murabona ko cyegeranye na salon, ni icyumba cyiza nacyo ubona ko gifite ndetse n'idirishya ryacyo bituma ubasha kubona urumuri hagije. Ikagira ndetse n'ubwiherero bwacyo ngira ngo cameraman nabereke uburyo bimeze. Ifite ubwiherero bwiza cyane uko mukwirinda mubibona. None reka tujye mu bindi byumba tubereke uburyo bimeze. Turinjiye rero, twinjiye muri ya koridoro ibasha gusavinga bya byumba 3. Ni ukuvuga ngo hariya hari kimwe, aha hakaba ibyumba 3. Icyumba cya mbere dore ngiki ngira ngo cameraman nagenda nyegera igene bibona, ndetse ikagira n'iki cya kabiri ndetse na kiriya cya gatatu nabatungiraho kamera mubashe kureba. Reka none duhere muri ibi byumba 2 biri muri ubu buryo, hanyuma muraza kureba master bedroom. Ndayibakumbuje muraza kureba ukuntu ari nziza. Buri cyumba rero gifite garde-robe. Ukinjira hano uhura n'iki cyumba gifite ndetse na garde-robe yacu. Inzu nabwiye ko inzu yose ifite plafond ya gypsum. Nuvuga ngo nta hantu na hamwe utasanga plafond ya gypsum. Murabizi ko plafond za gypsum arizo plafond zigezweho muri iyi minsi. Hanyuma twava muri iki cyumba tuza noneho muri iki cyumba cya kabiri kuri bya bindi 3 nababwiye bisigaye. Murabona ko ifite nayo garde-robe yayo nziza cyane ndetse n'iri dirishya ribasha kureba hakurya. Uri kureba ugira ngo urebe ubwiza bw'ahantu uri. Hanyuma ni inzu nziza pe. Hanyuma ikagira n'uyu muryango ubasha gusohoka hanze ngira ngo mugera wibona. Ifite umuryango wo gusohoka hanze mu gikari, ubashe guca hano ushobora guhita ugenda hehe mu gikari utabanje kuzenguruka. Reka noneho tujye muri master bedroom tubereke uburyo. Ntarajya muri master bedroom, ibi byumba 2 bifite toilette yabyo. Urabona ko ifite toilette yabyo, urabona ko ifite toilette nziza cyane, ko ari ibintu biri classe cyane, udutara twiza bagiye bayikorana ndetse na shower nziza nk'uko mugenda mubibona. Inzu nziza. Urabona ngo ibyumba 2 bifite toilette imwe bisharinga. Inzugi zo yagiye akoresha za nzugi nziza cyane za muvura nk'uko muri kugenda mubibona. Ni inzugi nziza agiye ashyira ntabwo ari za nzugi bakunze gukoresha mu yandi mazu asanzwe. Twava ahangaha rero tujya muri master bedroom. Kandi dukomezanye tubereke master bedroom uko imeze.
Karibu rero muri ya master bedroom nababwiye ko ndi ubereke master bedroom, nabakumbuje ko ari master bedroom yisanzuye, ngira ngo cameraman nayizenguruke agenda abereka uburyo bwose iyi master bedroom iteye. Ni master bedroom nziza cyane rwose nkuko mubibona, ifite garde-robe nziza, ngira ngo muri kugenda mubona uburyo ino nzu iteye neza cyane. Ikagira noneho na TV stand yayo, in case uragushaho televiziyo hano ukabasha kwireberaho na madamu wawe mwiryamiye nta kibazo mufite. Hanyuma akarusho noneho kandi ikagira n'uyu muryango ubasha gusohoka hanze, utashaka kujya kuzenguruka hariya muri salon udistabinga abantu, ushobora kwicara muri uyu muryango ugata wisohokera gutya nkuko muri kugenda mubibona. Urabona ko ari n'ahantu hasakaye, cameraman naza abereke uburyo hameze. Ni inzu nziza pe, miliyoni 150 iyi nzu yaba iyawe. Ni ukuvuga ngo ahangaha harebana ndetse n'iyi jardin yo hanze nkuko muri kugenda mubibona. Reka noneho mbereke toilette ya master bedroom uburyo imeze, ntabatingiye turi kuyijyamo gake gake twitonze. Murabona ko ariyo isenjyamo, murabona ko ifite urugi nayo rwiza cyane rwa rugi rwa muvura, kugira ngo mugenda mubibona. Ikagira noneho ni ya yindi isakaye nkuko mugenda mubibona, ifite urugi rwiza cyane, amazi ashyushye dore ngibi birahari, kandi ifite toilette nziza cyane, toilette iri class, ndetse n'utu tuntu ari utuntu twiza cyane bagiye bashyiramo utuntu twereka ko iyi nzu iri class. Inzu nziza cyane. Nshuti bakunzi bacu rero, dusozanyije kureba iyi video, twababwiye ko inzu yacu igizwe n'ibyumba 4, toilette 3 kuri miliyoni 150. Inzu yacu iri kuri kaburimbo Kicukiro Kabeza, urenze ku isoko rya Kabeza. Nshuti rero, we warebye ino video, ujye wibuka ukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo ujye ubasha kureba ibyiza byacu tubafite, cyangwa se amazu, ibibanza ndetse n'ibindi. Murakoze, murakagira Imana n'amafaranga.